ewan uravuga abandi kutavuga na General Benda ubu wamugiriye ishyamba kubera ko asigara umu DJ yabaye umu DJ ariko none se ntago akora challenge ariko n'uburiya no gucuranga ngo murabikemanga ubwo ni za systeme gakuri yatangiye kukumvisha za badizo Jojo Breeze atanye na Divine birirwa baduza mu tuntu twa social media ndagira ngo Sky tubihe umucyo ubisobanure yego icyo kibazo ukoze urakoze cyane ngiye ni na bimwe mu bintu nzanazenguruka nzakora na media tour yo kubivugaho aka karuze kumboro gakati yego njyewe nahuye n'umuntu bita Divine wa yego Divine twari turi kumwe turi gusangira akantu yego Divine arambwira ngo Sky tu jya umbabarira aba bantu bose bitambika mu bibazo byanjye na Jojo Breeze ntago bishatse kuvuga yuko ari nge munyamakosa nta nubwo bivuze yuko Jojo Breeze ari we munyamakosa atahubwo aba bantu twese badufata nkaho twebwe mu mitwe yacu tudatekereze neza ubuzima bwacu butameze neza ngo twese dupfe iki amafaranga ati se Sky tu uzabana n'umuntu yarakwimye isezerano uzabana n'umuntu yaranze kugutera inda uwo muntu azaba kubaza iki Yes turagarutse rero nkuko maze kubimenyera iyi ni Inyandiko Media TV nkuko maze kubimenyera madi kumwe na Papa Doughboy PK Papa Muceri inkoma mashyi y'igihugu akaba umutasi mukuru wa media ya hano mu Rwanda hose Sky tumeze freshes mese neza cyane ndashima Imana urebye nta kibazo ubumba namaze kwipanga akazi nibera hano bita muri Tintos Garden nuko ngo hani wacu rero muri Tintos Garden ni mu murenge wa Nduba nukuvuga ngo ishaka kuza hano muri garden imeze neza cyane uraza ukipanga akazi icyo kurya icyo kunywa ni decourage nukuvuga ngo nugera mu murenge wa Nduba uzajya ugenda nugera hana abamotari baparika ubabwire ngo mungeze hano bita ku rusengero rw'abayova before yo kugera ku rusengero rw'abayova hari agahanda kazamuka uhita ubona icyapa cyanditseho Tintos Garden icyo kurya ni decourage ibyo kunywa ni decourage ahubwo ufite morale cyane morale ni yose rero bamaze kubimenyera nimbaza nkubaze cyane episode kuri episode cyane ni gahunda ya yindi mesereza cyane genda suza abataramu bitwa ba Gonzage b'abenjenyeri enjenyeri bita Gonzage wari amafaranga menshi y'aba boss bura nuko ngo Gonzage yari amafaranga y'abakire bura Gonzage bura n'umwenjenyeri gusa nubwo yarya bro ibi bintu yarabyigiye bura amaze gusanga n'ishuri ari ikintu gikonta nuko ngo buriya ngiyo wize iyo ukora ibintu wize sha burya ngo banakwishyura na interrogation wasibye ibaza ngo iyo wize ngo warasibye interrogation ngo none ngo ukaza kubona ugeze ku byo washakaga interrogation wasibye umukira arazishyura nuvuga ngo umukiri y'umukoreye byiza umwibisa utuntu bita devoir à domicile utigeze ukora mwarimu zango ni yagukubise ngo izi devoir kutazikoze ngo buriya ngo umukiri umukoze ikarita ngo niyo system ya Gonzage wabikubye na zero nuvuga ngo muri bije Gonzage ahereza umukire ngo na devoir à domicile ngo na za interrogation ngo byose umukira byishyura muri bije urumva ukuntu ba Gonzage bakize uwo ni Gonzale rero Gonzage numwe mu bakire badanje hano mu murenge wacu b'abenjenyeri tugenda tunabwira abandi babose ngo mushaka kubaka inzu nziza zitazagwa ariko hari abakire burana none maze gusuzugura buretse gatoya hari abakire maze gusuzugura nimbura umukire ukajya kubaka kadastere ukubaka nk'inzu ngo bita amaparamani tugeze mu isi yo kubaka inzu ya maparamani abana bari kubaka amakonosha abandi bari kubaka ibintu utamenya nyuma etage abakire bacubakisha amatafari nayo ya make ariko nawe nakubonye nabonye urwego rwawe naripanze nabonye abayobozi naripanze arabagitifari abavuga narabikubwiye ngo ndi umuyobozi w'urubyiruko mu gihugu zimuwe arawanyemeje haramba ndi muri system niyo gahunda ya leta ibintu no kwipanga akazi ariko nanone ukakipanga mu buryo bwiza cyangwa se ubundi bishatse kuvuga ngo rero aka kazi dukora tuba tugenda tuna blessing abantu dushimira ba mabuje amahirwe dushimira Muchoma J tuyera tunashimira uruganda rwacu rwa P1 Gin nongera gushimira SB Quality Sound ni company yambije icuruza sound zimeze neza cyane mu gihugu uzayigikenera azajya tunatubwira tugenda turushaho kugenda tumuyibyisha tunakomeza rero kuri mbaza nkubaza kibazo cyanjye cyambere ariko wajureka kwihuta ariko mba ngomba kubaza wajureka kwihuta tudukoze intro minute urumva rero introduction rega tuba tugomba no kuyiganiriramo cyane wako nukwanga introduction igendanye n'ibintu bitandukanye ibintu bitatu introduction it means how to build the company ruba introduction it means how to advertise cyane kabisa
urumva Yego. introduction it means how to support everyone. Yeah, man. Yeah. Introduction it means how to build young generation Yego. How perform? how to perform. Yeah. Do you and how we understand? do. How Yes, it is. nkuko rero natwe turi Yego. kubikora rero. Eh. Tunabwira abanyarwanda bagende bakore subscribe ku nyandiko. Of course. Social media zose, Instagram, TikTok, YouTube, Whatever. na website banasoma inkuru tuba twagiye dutangaza ibane zandani kabisa zindi. Ako se karaka documentaire numvishije ninde wagakoze. Kare uriya bamwita Kaberuka Celestin, the #1 voiceover in country. The nigga man he deserving us we Yeah, doing. man. Yeah, man. Akora utuntu twiza utwegeranya twa fresh kabisa, inkuru zose ubwo ndabwira abasaza bakunda inkuru zo muri Congo, bakunda inkuru za politike, bakunda business, bakunda entertainment. Ubwo kuri entertainment Oya urumva nibagiye kuri burareka ngutera gastori ngewe. Burangiye akenshi na kenshi yankunda kumva documentaire Yego. z'abantu bagiye batandukanye nyine. Yego. Ariko bro nagiye numva documentaire nyinshi nkumva bamwe barakabye. Buretse gatoya hari ibintu akenshi na kenshi usigaye ushaka kunzanamo. Yego. Urumva Yego. ngewe kandi ntagikunda. Naye mba ndi tayari ariko. None se kubera icyo ushaka kunesha umutwe? Ntese urashaka ko nzajya Nyine reka nkubaze wowe nkande wowe ukunda kumbaza ibintu binsaza mu bwonko. nimbaza nkubaze. None se Nawe kuki mbaza, buretse niba ufite ikibazo. ariko rimwe nzagupangira umwandiko nkubaza ibibazo birenga Mbaza. 300. Kuki ufite derede ngiye mfite gutya? Impamvu ndayizi. Ni iyihe? Ago ndabibwira abanyarwanda. Oya urumva ukuntu uri umuribwe. Njye Kuki utabivuze nyine? Simbaza nkubaze se. Ikibazo wabyaza kurangira uyiso. Birarangira gute? Ndakubajije nyine. Nge ninge derede zitabera. Oyebwo nzabikira mu mwandiko. Buretse ninge derede zitabera. Yego. Zakubera kai wari unazifite before. Yego nyine. Kuki nazikuyara rubusa? Gaku. Nago wibukanye na bashironi mfite derede za danje zifite na retusha pani zingi zitagito. Weruka gukora retusha rya. Ngo nuko ngo niyogoshe. Niyo mpamvu nyine unesha umutwe nyine. Niyo mpamvu unesha umutwe. Okay ngaho ntesha umutwe mbaza ikibazo cyawe. Ngiye ikibazo cyane kiragira gite. Skaito. Ngiye kubona mbona indirimbo irasohotse. Turi kujyana. Indirimbo yashowe amafaranga, ibishyuye producer audio, yayimasterinze byagenze neza, director yakoze akaziki. Ariko hari abandi bajya bayisunika. Agakuru wumve. Umva ibiragiye kumbaza. Wumva uyu wumva abanyarwanda ibintu siska sigayambaza mu buzima. Ibintu siska sigayambaza. Mujye mwumva umutega bari kungwishamo. Ntari bikomeza. Ikibazo ushaka ko nkusobanurira byandani. Yego nyine. Ariko ubu nyine wowe narakuvumba ibintu ubushaka nukuza nyine bya bindi byo ku breaking through. Yego icyo narindiho rero. Abahanzi nyine basohora indirimbo ariko hari ababafasha kuyamamaza. Abo bantu kuki badahabwa respect nk'abandi se. Urugero aba bakora challenge ndavuga Titi Brown, ndavuga Jojo Bliss, ndavuga ba Divino, ndavuga ba Shakira. Ewan Uravuga abandi kutavuga na General Benda ubu wamugiriye ishyamba kubera ko asigara umu DJ. Yabaye umu DJ ariko none se ntago akora challenge ariko n'uburiya no gucuranga ngo murabikemanga. Ubwo ni za systeme Gakuru yatangiye kukumvisha za badizo za borodizo yashizemo Gakuru zo kugira ngo mujye mwumva yuko ngo badizo aribo ba DJ bonyine. Kuki se buretse gato General Benda twagiye mu kabari ngo twumvine ari guhindura. Reka none ngiye guhereza na breaking. Yego. Ubu Shakira K. Yego. Mu bintu yakuyeho General Benda nyuma yuko batandukanye. Yamukuye kumenya kwiga ku DJ. Ubu Shakira agiye kwitwa Shakira K. Nawe yise DJ. DJ Shakira. Yego. Jojo Bliss atanye na Divine. Birirwa baduza mu tuntu twa social media. Ndagira ngo Skaito bihe umucyo ubisobanure. Yego. Yego. Icyo kibazo ukoze urakoze cyane. Ngiye ni na bimwe mu bintu nzanazenguruka nzakora na media tour yo kwivugaho. Aka karuze kumboro gakati. Yego. Njyewe nahuye n'umuntu bita Divine wa. Yego. Divine twari turi kumwe turi gusangira akantu. Yego. Divine arambwira ngo Skaito jya umbabarira aba bantu bose bitambika mu bibazo byanjye na Jojo Bliss ntago bishatse kuvuga yuko ari nge munyamakosa, nta nubwo bivuze yuko Jojo Bliss ari we munyamakosa. Atahubwo aba bantu twese badufata nkaho twebwe mu mitwe yacu tudatekereze neza, ubuzima bwacu butameze neza, ngo twese dupfa iki amafaranga. Ati se Skaito uzabana n'umuntu yarakwimye isezerano, uzabana n'umuntu yaranze kugutera inda,
uwo muntu azaba kubaza iki? ubwo uravuze ngo Jojo Breeze ibyo byose yarabyanze. Kandi ngiye Divine mu magambo twiganiriye Divine wa Yego. turi touchdown. Divine yarambwiye ngo kamwe mu gahinda kamucegese. Ntago Divine wa yababajwe nuko uwitwa Jojo Breeze nta mafaranga agira, ngo yababajwe no kubana n'umugabo atamutera inda. Akaba ariyo ntandaro se ibyo bintu byose. Jojo Breeze kuki utigeze utera inda Divine? Ko ntago abyara. Divine shari wanjye. Yego. Mubwire. Ndeke mama Dobo ngutera inda. None se Divine urumva ikintu cyane buretse gato. Bimwe mu bintu bibabaje Divine nukugira ngo agire ute aterwa inda. Yego. Ni nabyo yashakaga. Ese nimba Jojo Breeze atazi gutera inda, nta bisamago bihari bizi gutera inda. Kandi Divine ari gukura, ari kuva muri ibi bintu by'abana ajya hejuru. Oya, kandi wabonye ko cya Divine kirasa neza, kiraryoshye. None Divine baza ari kumansura Skype mfite nka miliyoni nk'eshanu. Divine najya ngukubitaho miliyoni imwe ku kibuno, yindi nkagukubitaho $1, yindi nkayishyira mu mugongo. Divine umva ko iwacu bogeze. Divine igitwe nanjye nakikujomba ikiba kikaba. Ariko gukora amacarenje yakubyina. Ngiye kubyina se ntiyabikora. Divine nzamubyinisha turi kumwe ahandi hantu. Divine agira uko nyine abyinane na Kiss Daniel. Divine se Kiss Daniel se ni Skype. Divine yigeze atura ikibazo kiwe Kiss Daniel kandi ngiye agituye. Ariko yamuhaye amafaranga yamuhaye ngiye se ko Divine nyeneyeho urubyariro. Divine akeneye Kiss Daniel yamukuye amafaranga. Ariko se Jojo Breeze arabyara ubundi. Cyo twakawe twibaza. Ubyara ne Sky tureka nanjye cya Divine nzagicakire rwagakoca ubundi ngiterera inda ubundi rucaho kujya gaciye. Ubu ninjye mugabo ngiye nyine waba ubyaye hanze. Yego. Abanyarwanda bakavuga ati ubifite abana afite hanze. Ni benshi. Akaba ari depression. Buretse mama Jesse. Ubutuvuga buretse gatoyi. Buretse mama Jesse. Yego. Ko yabyaranye na Efute. Yego. Ubivuze ngo mama Jesse yizeye yuko Jesse na Babreza aribo bana bonyine Efute afite. Ntago bishoboka. Hakuzika ninjye muri gutarabyara hanze. Divine wa inda Jojo Breeze ataguteye tuzahurirwa gakoco shambanze nkujombe igitwe wumva uko Uwiteka agira neza. Igitwe cy'igikondo cyuzuye. Aya. Nzamujomba icyo ku gisi.